Where is the 9th book? igitabo cya 9 kirihe? Arangije afata agakobwa hano bamukata umutsi, kandi umusore n'amaze iminsi ashaka gutambutsa yerekwa. Basiniye ku rukundo, murarensereye niyo utahiwe, murarensereye mubigize personal. Mama we, dore umusore nawe bihindura isura, nakubwiye dodo haraka tejasaja nani mukiniye ku rukundo, mukoze kosa wewe tejasaja amazana nyakwere bibuke muri cyo ya numani yagarutse muri kano haraka milai kobwa arabona jaka weapon sound afata weapon sound ahangaha amatwi ingoma z'amatwi barazimena, ahangaha ingoma z'amatwi barazimena ngo binore ni weapon sound. Izi ni imbaraga zakozwe n'igitabo cya 8. iyi weapon sound ahangaha ingoma z'amatwi barazimena, barashaka igitabo cya 9. Hebe so yakuno bandi hasi warasari muzima nasari murjeje ikikobwa kibotera mutambika ikikobwa ni gisanzwe cyitoza imyaka 10 gishaka kubona ibitabo buratse kobwa we dodo gautesi namubaga kikobwa kirarenze yirwanye nziza alaka wewe kobwa kiramutamika wewe suri hasi abana bagenzi be babibona hasi umusore amumereye nabi, umusore baradeposa hakuno umusore yarakubiswe rebe tugabo hakuno turi supe tumeze nabi, hakuno umusore yango yarayirekuye, umusore hano baramufite wapi kabisa yango ne uzatabara isi wowe bagara muri ndamugata musa wapi rwego iriho mba nkubona nawe kumbe wa musaza kuno guru koga mutoya mipere harya witwa nde? Ambica. Bangita Ambica. Achoka mwibuke Ambica ni mama w'uyu musore hanabona yango niragaruka rangije afata inkoni Viswam pratirupame serira, umubiri wawe ufite uhure n'isanzure, iyi ntwaro nayo ifite uhure n'umubiri wawe. avayo bebe afata milai ayudhaniki ni uddesam arthamaite muke iyi ntwaro uzagabisha kuyikoresha icyiza, niko samparichese iyi ntwaro gukora ibitangazo ushaka. Atali Ambica uddesame na uddesam aham janasiddha, ati ngabije gukora icyiza nk'icyo Ambica yashakaga nitegura intambara. Chaitra musore yarabatumiye hakuno intwaro iyo bigenze bite sinzi, ati ni guteguye gukora icyiza muje umutima nicyo Ambica yashakaga. Hebe Chaitra umukobwa arabibona alaka milai yageze mu biganza by'umusore. Chosen one mama we kanya gato cyane ayithamni seriram yekamainappudu iyo ntwaro imara kuba imwe n'umubiri wawe izakora ibitangaza, izabasha kuba yahamagara elementi z'isi yose, umuyaga, amazi n'indi n'umuriro byose n'ubutaka. agnini akarshistundi vayuvani jodistundi, izakura ibishashi by'umuriro mu muyaga. urebe ati izabasha guhamagara ibishashi by'umuriro mu muyaga, angamaikalyam uwo muyaga uzakuzengurutse kodite maranam kwataka ko muzakora kuzatanga urupfu rutigeze rubaho. Rebe mama we ati iyo nkoni numara kwihuza n'umubiri wawe nibyo guru yamubwiraga, iyo nkoni izakora ibitangaza,
izahamagarira ibishashi by'umuriro mu muyaga. Ese umuyaga uzakuzengurutse kwataka kumwe uzatanga urupfu rudasanzwe. Nuvo Veda. Icyo gihe numara gusobanukirwa ibyo nkubwira, mu gihe utarasobanukirwa ibyo nkubwira uzaba ukiri Veda, ariko numara gusobanukirwa ibyo nkubwira uzaba wahindutse Yoda, indwanyi idasanzwe. Mama we, ubu ntabwo akiri Veda mwari muzi, ntabwo akiri Veda kanyamaboro sikarapu wa undi mwari muzi, ntabwo acuruza ibyuma bishaje. Babaye indwanyi, mu biganza harimo Milayi ningoni iri hano bahise Milayi. Rebe kobwa arayibona, uyu nawe asakama hasi, urebe uzatabara ise. Dudu musore afitemo n'ifata ikosa atakora ni ukwibagirwa kurya ifoto, mu makosa akora ntajya asiga ifoto. Ase irari inkoni isanzwe cyangwa ni siri cyangwa n'urumogi umwaro mu gihe nabibonye yikanga. Bite n'amamanyeri hakuno yikaragamo. Rebe alaka Milayi twaba kivayo. Rebe bundi busa fretse kobwa nigisanzwe gifite rupanga musore ari supre. Wowe fretse burya sibuno yamutaye bamukubise igishashi cy'umuriro hakuno. Byahinda isura. Wowe umusore inangiye kera kubusa kumbira Imana yamutumyeho. Rebe Imana yamutumye gutabara zabi nibyanona byayona bamutuma Ininive, uyohereje w'ipoli sound kumbi yango nifite na shidi w'ipoli sound nashimaze w'ipoli sound nakana bum yaramusubije ya w'ipoli sound barayirimbura. Kobwa hakuno yakubiswe n'icyo atazi biramucanga hakuno. Kobwa baratumuye hasi, burya sibuno. Kobwa hakuno bambukase umutsi w'amaraso y'umutsiri mubi, amaraso menshi kuva birangira upfuye, amaraso akwanye mu make. Viba gumana nanse, Viba ntago wapfa. Kobwa hakuno kobwa amaraso yamushiranye tayari umukobwa amenya apfuye. Iyo umwari umujya bireba Viba kuno amaraso yamubanye make, kumbi ngo niko yakamanutse. Urebe ariko ninyuze dore ngo igisebe kiriteranya. Iyi nkoni ntabwo isanzwe, Milayi ntabwo isanzwe. Yarabirebye abona ko yankoni yakinisha umwari umujya bibonye cyangwa nasinze ari nashonje. Yabonye ngo nino ntabwo isanzwe. Iyi nkoni ni isanzwe, umwari umujya hari nashonje. Chikosa mana tegiste ni mu biracu yaba idafite imbaraga ari kwigamije ibyiza, icyo gihe Milayi izayihatubereye izaduhagararira. Ibi yarabimbwiye. Umwari umujya amaze iminsi asinze amafaranga y'icyuzi kuva namubuze mwana. Ni Agastya yibuka abaza amubwira se uzagumana nanjye paka task yacu irangiye. Ntabwo uzaba ukinyeneye numara kumenya intombero yanjye. Nawe uzagaruka mwana. None se uzabikora gute adahari? Vida igihe cyadusiranye bagiye kujya ku gitabo cya Senda bakizi tuhagere batarahagera. Ahantu tuzahurira muri Tandavam. Mama yigeze ambwira ngo tuzahura muri Tandavam. Uravuga hamwe ahantu hambere rwanyambere yabonetse muri Yoda, ahantu hambere Yoda yabonetse. Buri gihe uko wambitse amazi ibitangaza biraba. Bivuze ngo chapitre cyashya iratangiye. Bagiye mu yitwa Kamakia. Twagomba gufata Veda. Turakora icyanya ku kibuga kineze.
షార్ట్ కట్ isambere no kujya ku ntego yacu gufata Veda ఎవడా షోకి షార్ట్ కట్ none se rava bice mutunyiri sapanya tugiye kunyiri sapanya abamvuga kujya muturukange ku muntu paka tumufashe tunyiri sapanya sabere no kumufata taska fosa nga yarakayigwa mifate Veda afite ahura afite ikibazo n'abantu bisha polisi 20 ahanga polisi nabwo kwihanganira kumbe hari umunaruje uyu murara mu mwibuke DJ Viper తేడాగా ఉన్నాడు yise uyu musore bite byalente uri amusore no mahitamo mazima dufite bese yagambana bigeze no kwicira yagambana Viper కనుక్కున్నావా ari hehe రానే ఉన్నారు గెడ kumbe hakuna magemapa nanu musa turi kwambuka imipaka turi kujya kuri Kamakaya చూసుకో Location. location ndayifite location muri telefone yanjye murankurikira cyangwa tumukurikire byatinze bakwereka kuno harabari yakuno harabije ubwato bagiye ngo yitwa Kamakaya kumbi Kamakaya kuno ni quartier hano iyo niyo iri hafi n'amazi yakarwa kibera ku mazi barambutse babwira ngo abamuseni mudasobwa udupunnamulako ఒకసారి ఉత్తరాన అడవిలో ibisekoza bijya kuri 3 biratambutse తాంత్రికులు చేసి n'ishyamba ry'amajyaruguru ఉపాసనకి ఆదిగురు అంగమబాలి వస్తాడు ఆ పున్నమి abaturage benshi biga cyitwa tantratique ఈరోజే ఈ రాత్రికి మీరు అక్కడికి చేరుకోవాలి uriya mugabo ubigisha kuzahura no biragoye bese umugabo bashagura nawe ngo abaturage b'amajyaruguru bibera mu mashambi yo hejuru abigisha cyitwa tantratique ngo ni imirwanire yazanywe n'ubwoko bw'abatantrati rebe 50 మందిని ఆపగలిగే యూకాని yabashiye kwica yuka n'abasekera 50 జస్ట్ ని దాటాడంటే abagabo bagira mu ijana batushwe ఏదో పవర్ ఉంది uriya mugabo byanga byakura afite imbaraga zidasanzwe మనం వాడిని సీరియస్ గా uyu mugabo tumufate nk'umuntu uri seriye two kumwehorohera professeur we మీ అనుభవం కన్నా ప్రమాదమే abuse ntwari yenze izindi intwari yimba kurusha amabombe ni umushinya ni n'uguhora తంగుడు పుట్టేది అహం నుంచే kandi akenshi nizo bomba atomike ziturika inyuma yo kurimbura kwazo habari uguhora habari urwango ఎవరిది ప్రొఫెసర్ Yesu naseka urwo rwango ninde rufite kurusha nirama none నేను సీరియస్ గా తీసుకోవాలి none iki cyatuma mfata akagasho nko kari seriye దానికి మార్గం కాబట్టి impamvu kakiri kazima nuko kazanyobora గ్రంథం దొరికేంత వరకు kazanyobora aho igitabo cya Senda Siri కేవలం ఆవేశం అవసరం namara kungeza aho igitabo cya Senda Siri ntacyo azaba kimaze n'umwuka wo guhumeka ntabwo azaba kiwufite ఇడికి తెలుసంట harigera umusore babwiye ngo iki ngo bagiye muri Kamakaya niho berekeje అంబిక పథకం byose ni imipangu ya Ambica అంగమబాలి yabuze Angamabali kandi twufasha vuga ngo haritwa Angamabali barimo barashaka kandi ngo Angamabali ngo yibana n'ubwoko bw'iyo masama majyaruguru biga icyitwa tantrati art cyangwa se ngo nindwanyi zikoresha icyitwa tantrati left కొంచెం పెయిన్ వచ్చి kumbe hakuru bamwe bamaniye kubahagiza bataska force bahageze bariho bakise hano basana muri bo barasenga అంగంబాలిని ఎలామో పట్టుకోవడం Angamabali tunamugeraho gute ఆగోరన్నాడు Uisa si padri wamubaza అగోరాజీ Anguraji padri ఇక్కడ అంగంబాలి Angamabali ninde muri bari kumbe ni cyace na cyabo nitahije vibe nago ngendi angora mugiga muceceka ngaho we మిమ్మల్ని సేవ్ చేయడానికి వచ్చాను రా nazanga acha kugutabara gere wa rugoryi wowe వివా టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ vipa మైండ్ రీడింగ్ అని nibwo bwaraje kugira ikigo cyo gukina mu mutwe none ndebera shaka kubera uyu mukobwa ni uri guteza ibibazo basira hakuno hari waje hakuno batangira kurana urebe baje kureba witwa Angamabali kumubona ni bisanzwe yibana n'abaturage biyongiye mu cyaro hejuru mu masamba y'amajyaruguru kumugeraho ni ibintu bigoye hari waje hakuno urebe uyafata imbunda hakuno నువ్వు కలవాల్సిన వ్యక్తి uriya niwe Angamabali బాలి అతని niwe mu rufi ugomba guhura nawe తాంత్రికుల సైన్యం ఉంది gusa akikijwe n'igisirikare cy'abataranti చేరడం కష్టం kandi ni benshi kuturusha ntabwo turamugira ngo bikunde
ntabwo byakora kumugeraho. Yarangije ibyo bikunda. Rebe musore mfite ubugendaniro magesi. Wamubonye inde? Wamubonye afande hakuno? Wamubonye igipimo Chetra musore hakuno afite milayi sasu fande rwakarashe milayi hakuno akoze shield. Isasu niryinjira afande yikangamo. Umwana polika hakuno imbere anga mabari hakuno hari gisigari hakuno. Memuretse alaka muzee Yetane raka Ambica rata bivuze ngo ubuhanuzi bwa Ambica burageze. Enalgela nirection iki rya gisubizo twari dutegereje ibinyecumi bibiri. Mahadevani kripa ee roju manato undi. Yodudu ineza y'Imana iradusakayeho. Iyo ndaje kudutabara. runam tiji Nicyo gihe ngo wishyure ideni ry'icyo wagenewe gukora. Rebe uzi inshingano zawe niko bigenze bite. అందరూ అడిగి దండం పెట్టడం ఏంటి? None se ko mbonye abasigari bose b'Abatlanti barimo bamwunamira. టిక్కేంటి? Ahubwo se iriya nkoni n'ingabo ఆడి మంకీ జంప్ nakora gusebuka nk'inkende చేయకపోవడం. amurasa amasasu nayo icyamutwara. Is this a shock? gusa n'ibiki ashoke. Polisi yarumiwe. Reba hano baje hakuno. ఆ గాలిగాడి గాలి అలాగా Musore wacu twabonye aguruka mwana. Iriya nkoni se afite n'ibiki. సంపాతి ఇటు సెటిల్ ఇటు తంత Umva ngo sambati మిస్టీరియస్ గ్లోబ్ aramuvanga. Na mayobera hari byacana. Warugurije ibintu gusa babasha kubyandika. పోలీసులు తీసుకొచ్చా Nazanye polisi angahe? Ngwisi bazanye polisi namuseka. కోడానికి దొరికిపోవడానికి వెళ్తున్నట్టుంది. తాంత్రికులపై యాక్షన్ ఫాలో అవ్వడం మనకు అవసరం Umva twakurikiye bataratanga mutukurikiye natwe tukabakurikiye hakuno. Polisi ఫర్ మై ఫ్రెటర్నిటీ అవసరమే. isambere tubafate. Yarangije agira hano alaka muzee Jagubai Jagapati babu arangije arutwohereje hakuno turi mu gihe cy'umukara. dukurikire memuretse kumbe twasa twideruka ari ahantu hazima hagendeka biza nde kugenda banka turashize. ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నావు? tugezanga gute ఆ పౌడర్ ఏంటి? baduteye igipuderi bigenze bite ubundi? సినమన్ క్లోవ్ Cinnamon, cloves, కొరియండర్ coriander, pepper. మాట్లాడుతున్నావు అశోక్. Uravuga ibiki? నాకేం తెలుసు సార్? Njye sibyo mvuga ujya ngo ndabizi. లేదా రోజు Urabona njye nsa n'umuntu wari njye wasanye biriya bintu yabiteye. Urambaza buri kimwe reka ngo wajya uri umunyamakuru. మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్ లో కూర్చొచ్చిన కోసం Icyo tumva sinyumva. Reka ukumbaza ibintu wajya ngo turi muri press meeting. Byatinze. Baje hakuno. Abana batangiye n'abagore abatangiye gusuhuza. Babonye umunyamahanga uje tayari ahangaha. ఈ తంత్రవనానికి Uri kumwe na Angabal. బగ్లాముఖి మాత Iyi ni Imana yacu. ఆ బగ్లాముఖి మనిషి రూపంలో వస్తే Iyi ni Imana yaje mu ishusho y'umuntu. ఆమె అంబిక ప్రజాపతి Yaje nka Ambica Prajapati. మా తెగ ఉనికి Ubwoko bwacu buriho అంబిక భిక్ష kubw'uko ubw'ineza babugiriwe na Ambica. None se mama wanjye byagenze bite? ఒక అనాథకి సాయం దగ్గర మొదలైంది కథ Iyi nkuru yatangiriwe మొత్తం ku mwana w'imfubyi nafashije. మంటల్లో కాలిపో Icyo gitari cyose cyari kirimo kirashya. కుర్రాడు మాత్రం బతికి బయటపడి Umwana mutoya niwe nyine wari warokotse. ఎలా జరిగిందిరా Byagenze bite? ఏమో Njye se ndabizi. Umuryango wawe uri ese? Uri mu muriro nawe uri gushya. వాడిని నా గూడె Umwana muzanye wanjye నా కొడుకుతో సమానంగా murerana nk'aho ari umuhungu wanjye. తంత్రాన్ని నేర్పుతుంటే ఆసక్తిగా చూసేవాడు nabaga ndi kwigisha abandi talanta ni ubwoko bw'imirwanire nkabona ari kubira nk'aho bishaka. నేర్చుకుంటావా nawe ushaka kwiga cyane. 7 ఏళ్ళు నా కొడుకు yakuranye n'umwana wanjye నేర్చుకుంటూ పెరిగాడు bose biga talanta atlantic arts ni ubwoko bw'imirwanire. ఒక్క నిమిషం. buretse gato తంత్రాన్ని వాడిన తీరుని చూసి umwana byaramyemezaga byaranshimishaga bitewe n'ukuntu akoreshaga talanta arimo arafasha abandi. arangije fata hakuno hamagara imigozi izirika ibiti hakuno urebe. arangije ibyari bisabananira borohereza. వాడు సాధించిన పట్టును nabonye uburyo ki umwana amaze kumenya గ్రంథాన్ని talanta. రక్షకుడిగా ఎన్నుకుందాం అనుకున్నా ndakeka ati ngombe nzashake umuntu umurinzi uzarinda ఒకరు tantaragranam. రోజు ntabwo itangaza umunsi తంత్ర గ్రంథం రక్షకుడిని navuga ati murabizi neza ko ari njye murinzi wa tantaragaramu.
ubwo ni igitabo cya senda తర్వాత రక్షకుణ్ణి ariko ngiye guhitamo uzansimbura binyuze mu marushanwa. Rebe baje muri teste uwo munsi akatwana noheresha hakuno ewana kugira warangije shyiramo n'umujinya agatosora hakuno akanara gaturitsa abandi barikanga hakuno inzu hakurya zatangiye gushya. Rebe Museye yarabibonye. Abel నువ్వు ప్రయోగించింది ఏంటో తెలుసా మంత్రానికి wa mwana ibyo ukoze urabizi ఎవరైతే జీవం తీసే ప్రక్రియ izi mbaraga zikoresheje umujinya ఉంది ziruka imbaraga zitwara ubuzima వల్ల ప్రాణం పోవచ్చు. wa mwana we izo mbaraga nimbika ubuzima bw'abantu. Habir ఆవేశానికి కొనానికి ubwo nakoreshaga test ngize ubwoba భయపడ్డాను. ndavuga ati Mahabiri nimuhereza imbaraga akaba ari uzayobora ibintu bizagenda nabi ahazaza నా కొడుకునే ntabwo hazagenda neza. రక్షకుడిగా ndavuga ndi kubwazaza reka nimbike umwana wanjye nk'umuprotector cyangwa se umurinzi. ముఖేచ్ఛా ariko munsi తంత్రజ్ఞానాన్ని జీవితం పణంగా je nari umurinzi w'iki gitabo పెట్టి కాపాడాలి. uzakoresha 30 cyangwa se imirwanire uzi urinde kino gitabo. వాడికి వస్తుంది అనుకున్న స్థానం నాకు uwo munsi Mahabari nta kintu yigeze avuga మహాబీర్ yabifashe nk'aho atari ukuri kubona bisa umwana wanjye ngo abe umurinzi. Mbese uwo munsi bwarinze abwira nta jambo asohoye mu kanwa. కానీ దాన్ని వాడు కక్షగా మార్చుకుంటాడని ఊహించలేదు. bityo sinigeze menya niba ashaka kwihora sinigeze mbimenya. mwana yaje hano జరగాలని aka gakomo చేసిన కాంకనాలు aka ni agakomo Babaye. mu bibazo zose yakoze hamwe nkaguhereze ukazajya kakurinda. yaje akora ubukomo hakuno akora ubukomo bwinshi urebe agenda bwambika abantu. yazanye amazi hakuno ఆ కంకణం aho gakomo nakiki మీరిచ్చారని Mahabiri we wakamaye aravuga ngo wakamaye ngo nkaguhe umva nijyo agomba kuyobora. Mahabiri yese zakuno Mahabiri ni wakamaye arambira ngo wakamaye ngo akame avagata hakuno ro yamagaye. Rebe subahu umunsi umwana we yari yishwe. మహాబీర్ నువ్వేం చేసేవాడు? Mahabiri usibye ukoze ahubwo se uri kunyumva wowe uranyumva uyu munsi urabasha kunyumva sene kunyumva umunsi anga bari baramuzengurutse baramwatatse we batatse masa mwana hakuno yagukubitse bagabo gutyo. Yebi mwana yari afite imbaraga kandi gusa imbaraga kuzivanga n'umujinya ngo zagomba kuba imbaraga zitwara ubuzima bw'abantu. ఈ శక్తులు నీకెలా? izo mbaraga wazivanye ahita amwereka igitabo. hano muze hano వద్దు ఆ గ్రంథం తాకి ntiwemerewe gukora kuri icyo gitabo. yewe mwataka ataka bano barataka mwana akoresha imbaraga hakuno damanistaramu arababona. rebe arangije arababona urebe mwana afite imbaraga hano arangije arabakwega igikatu. rebe kumbi bose bambaye twa dukomo bisa naho rebe twabonye utuntu dukomo aduhereza abantu bose bo mu cyaro. Muse yabibona angabali నా సామర్థ్యం turiya dukomo bambaye ఈ జ్ఞానం కలిస్తే turi kumfasha ngakoresha imbaraga zanjye kugira ngo mbakontorore. ఈ గ్రంథంలో ఒక్క పేజీ ibaza nasomye paje imwe mu gitabo కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చా tubona igiturage cyose ngishyize hasi ఒక్క గంటలో mu isaha imwe నీరు వాడక శరీరం bose baraza kumera nk'ibisitati baraza kubura amaso baraza kubura amaraso ndetse n'umwuka. చిన్నప్పుడు నా ఊరు కాలిపోలేదు బాబా icyo igiturage cyanjye kugira ngo gishye uwo munsi ntabwo byari impanuka ninjye wagitwitse. కాల్ చేశాను banze kumpa ibyo nkeneye. అప్పుడు నా ఊరు కాలిపోతుంటే ఎలాగైతే చూసా nawe uyu munsi icyo giturage cyawe kigiye kurangira nk'icyanjye అంటే అలాగే చూస్తాను kigiye kuribwa nk'uko icyanjye cyarimbutse. hakuno abasaza abakecuru abana yabakwise igikatu ప్రయోగించిన కాళ్ళ బుద్ధికి yakoresheje karaboti తప్పించుకునే దారి లేదు. karaboti nta rupfu rwayicika.
ఎముకలు చడలి నరాలు iragufata ukana amaraso ikumutsa amagufa amaraso kagushiramo అది తంత్ర గ్రంథంలో ఉన్న izo ni imbaraga zihishe muri Tandavam శక్తి rebe imbaraga zihishe muri Tandavam ఉంది icyo utari cyose umunsi సరిగా బగ్లాముఖిని cyari kigiye kuribuka mbireba వేడుకోవడం తప్ప మరో bari icyari gisigaye kwari kubasengera లేదు కళ్ళ ముందే తెగ మొత్తం చనిపోతున్నారన్న nta kintu ari gukora nifite ubwoba kubera ko nabonaga igitoro cyose kigiye kurimbukira imbere y'amaso yanjye ariko ako kanya hari umurinzi witambitse uwo bamwita Ambica ati hari umurinzi protector stepping Ambica rebe ni mama w'umusore aracyamubwira inkuru umusore arabaje ati mama wanjye byagenze bitatu ni inkuru ndende ati inkuru yatangijwe n'umwana w'imfubyi natoraguye yari hano yaje gutyo afite ukuntu akureba agahita gusoma aramusoma abona ahazaza he byose arabibona byose kizabica kabisa kizabica ప్రమాదం ప్రతి గ్రంథాన్ని చేరబోతోంది అంబికా imbaraga nk'izo zimbi cyangwa se zinabi ntabwo arizo gukora muri icyo gitabo ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో Ambica vanga uzende గ్రంథాన్ని కాపాడటానికి నువ్వు ఉండాలి vanga uzende ujye kuba warinda amaragamanda igitabo cya kangahe cya 9 పరిస్థితి రాకూడదు iki gitabo cya 9 nikigira mu biganza by'umwana byazaba bibi yarabyumva wari ufite igitabo cya 9 కాలబూతిని ఆపటానికి ఉన్న ఒకే ఒక మార్గం Ambica yahisemo gukoresha metode zose yari azi అంబిక నిర్ణయించుకుంది kugira ngo ahagarike karabute ni bwa bukomo twabonye n'imbaraga za bwa bukomo yaje kurafata agakomo uyu yari yambaye ndetse umwana yagakoze abwira abaturage ngo akagakomo rwose irisomero niwe wagakoze aravuga ngo ukazabarinda kugira ngo ibyo byose birangire yagomba gukora icyitwa mahamudra meditation bita mahamudra buri muntu wese uhisemo gukora iyo mahamudra arashya wese mama we yatanze ibitambo kugira ngo ubwoko bwacu bubeho yaritanze icyo mama yakoze na sindi hashanu bwana ukuntu yari yararakaye ngo akora ibikorwa bakabitazira imana bakabitwerera imana ngo niyo yabikoze yarangije afashe agakomo hakuno akora mahamudra arasha nta kintu akora cyahagarika tantra yanjye mbaraga sangina cyazahagarika vidamo paruga ndamwoherereza biranga hariho shield uyu yarabibona Ambica yaraje yakona akora icyitwa mahamudra mashadra vidamba arohereza biranga imbaraga zose acyoma kashti biranga uyu munsi hari ikintu mbonye ibintu bibiri icyambere ni imbaraga nke zanjye mbonye ko hari umuntu ufite imbaraga zo kumagarika icya kabiri ahazaza hanjye mahabari azagaruka amaze kubona buri kimwe cyose gisabwa nzaba mfite imbaraga ziva mu bitabo byose uko ari 9 mahabiri 8 గ్రంథాలు నీకు చేరు ibitabo 9 byose uzabigeraho ariko ibitabo 8 uzabigeraho ariko nuzugera ku gitabo cya 9 ebe ubwo yari biruri Nyanza abona ibisaza మధ్యలో urugamba ruzaba ruri hagati y'igitabo cya 9 urugamba ruri hagati y'igitabo cya 9 ఇది ఆహుతి కాదు
నా సంకల్పం. iki si igitambo ahubwo ni ikimenyetso cy'uko bizagenda neza. Yamukubise umwana ati gutya. Umugore yahiye ari muzima, yemwe gusa ari muzima. Umwana nuko yakuze. Mahabil lama. Umugore nuko yahiye. Ndetse kwasha akonka ariko bwabo mu bwose nabwo bukongoka. Ibori bwonyine bwari guhagarika akakoma bitaga karabote n'uburusi bwako n'imbaraga zako. Kuva munsi Ambica abaho mu shape y'umuriro cyangwa se mu isura y'umuriro. Umbe Ambica ni wari wicaye hangaha. ఆశయం కోసం కొడుకుని త్యాగం చేసింది. Yatanze umwana we తెగని కాపాడు. kubwiciza kubwo kashakaga ibyiza. తనే త్యాగం. Atanga ubuzima bwe kugira ngo atabare ubwoko bwanyu. ఈ త్యాగానికి అర్థం ఉండాలి. ntabwo bino bitambo byagenda amaherere oya. ఇది గ్రంథాలని పాటిస్తాను అలాగే. Ndarahiye ibyo bitabo uko ari 9 nzabigarura amaboko mazima. Nzabiha ba nyirabyo. Mwana wako nararahiye ati bitabo uko ari 9 azabigarura amaboko mazima. Bizakunda cyangwa చెప్పగలిగాను కానీ ntabwo nzahise mama wawe. అమర గ్రంథం ఎక్కడ దాచిందో తెలుసుకోలేకపోయాను. ntabwo nzi ahantu hishe igitabo cya 9. మా అమ్మ నన్ను తంత్రవానానికి పంపిందండి. ndabizi mama wanjye ntabwo yanyohereje hano muri Tantravanamu. ఆ గ్రంథం ఎక్కడెక్కడో దగ్గర. kuko gusa kureba ngo ni mbure nawe gusa byanga byakunda wasanga afunga ari ahantu hari igiti hari igitabo ari byinshi mu kirere abona ya nyenyeri. చిన్నప్పటి నుంచి అవి చూపించింది. ntabwo rero ntabwo gusa kufatira nyiri umwana inyenyeri sajyaga zinyobora. ఇప్పుడు కూడా తప్పు కాదు. vida మీరు ఇక్కడ అయిపోండి. mwe nimubizemo నేనే muguma aho ngaho ndagenda wapeke ndagenda njyenyine. ubanga tugiye kubatamo indirimbo bita wapeke. Dada bye. Abandi bayi ndagiye kabisa ugiye se nduguhamagaye. ఎవరు పిలుస్తున్నారా? చుక్కలు దాదా. ndagiye musa inyenyeri iramamagaye. umwana kuva cyacura umwana akurikiraga inyenyeri sajyaga. wewe yari kabwera ari imbobo yibera aho ngaho asyaga inyuma. ahubwo ni ibyuma bishaje. జగాలు జయమని ఆశీర్వదించవా. mwana ari hano maze kukomeretsa hakuno imodoka mwana aritambika. imodoka ntabwo ari iyawe wari kucyega kikagenda ukunte nade. imodoka ibaye iyanjye nayemera. bana ntabwo mbese nta mwana mutima ubi yaciraga. యాజ్ఞ నీదేదయ్యా జైత్రయ. iri ni itegeko ryawe kuba ni mu zawe Jaitla. mwana akomeje gutya inyenyeri ikomeza kumuyobora hakuno. milayi niyo tubona inyenyeri akomeje kumuyobora. yisanze hakuno mu buvumo. abantu mukeneye mudasobwa zo gukoresha mu biro mu kazi ka buri munsi gasanzwe. Max Computer Technology Limited bakuranga imbere kwa makuza bagufasha kwihugura mu kazi icyo bita internship imenyereza mwuga. bagushingira umutekano bifashishije CCTV camera zishinzwe umutekano cyangwa se surveillance uzita uko ushaka. abo ni Max Computer Technology Limited. uyashamo kugera yaguye ku giti hano. ari mu buvumo hakuno ziraca ahantu hatabona urebe
arangije ashyiraho urumuri. Shyiraho urumuri hano. Rebe. Shyiraho urumuri. Hey. నేను ఆలోచించలేదు. ntabwo ntekereza nka mama. అమ్మ ఆశయాన్ని మాత్రం కాదు. ariko ndashaka kuzuza gushaka kwa mama. దారి చూపించమ్మా. mana y'ingorekazi wanyoboye inzira kanya. hari akababi hano kasiye urebe. kabi ko kakaje kageze hano. hari aho kinjiye hadasanzwe. Rebe. Kugera hano abona hari ikintu kimeze nk'aho ari igikuta kimeze ukuntu. Abona ahantu hameze ukuntu. Nibuye zi hameze ukuntu. Rebe hafite inyego yaho. Agira cyangwa gutsa. Arongera arifunga. Urebe. Kuzerano. Niho cya gitabo cyatsinda kiri. Amalagranam. Asha kuno. Asha n'umusaka. Niko mu byitarya. Koze ku gitabo cyatira hano kiraka. Gitabo kiraka. Gitabo cyakase. Inyuma ye. Haruhari. Ambica mama we. Yepsi. Mama. Yabonye mama we. Arangije acaho. Yo. Garuka hakuno ku gitabo. Warebe ko mama yagaruka wapi. Yakum. తొమ్మిది గ్రంథాలు ఒకటైతే వచ్చే అమృతానికి Iki gitabo ఈ గ్రంథమే ద్వారా kirimo ubudapfa. Iki gitabo gikozwe n'ibitabo icyenda byose ko byakabaye ariko ari kimwe. Kirimo bira bitabo byose ari kimwe. Ese iki kidari nta cyabaye. Kwereka kuno arabari. Ariko ndibaza ino mizigiti cy'umuvumo uri gukoramo dokomo. Rutwishyirama. Ese uri gupanga iki? అలాబోతి Kwereka kuno kalakoti. తెగ మీద వాడిన కాలబోతి Iyi kalakoti ni bakoresheje bari mu bwoko bwanjye. లోకం మీద వాడబోతున్నాడు. Byanga byakora ashobora kuba ashaka kurimbura isi. మీద అవసరం లేని పురుగు ఉంది. Imitwaro iremereye isi అది తగ్గాలి ప్రొఫెసర్. se kuyigabanura. Ati imitwaro kwereke kumbemela hakurira mu gace. భారీ ప్రాణ నష్టం జరగకూడదంటే ఆ 9 గ్రంథాల శక్తి వాడికి అందకూడదు. అది Kwirinda ko isi izarimbuka uzirinde ko igitabo cya sena cyagera mu biganza bye. నన్ను చూడాలి. Inshingano zayo gutuma ibyo byose bitazaba nibo babwira. Kumbe hakuno kwereke abari hano bari kwambara udukomo. Utu dukomo twatubonye icyo dukora. ఎవరిని నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నావు? Uri guhangana n'umuntu wita Imana. Rebe. Hakuno uri anafite ibitabo 8. అమర గ్రంథం వాడి చేతికెళ్తే
మరో కళింగ రక్తపాతం జరగటం ఖాయం. ibitabo byose uko ari 9 rero kubise mu biganza bye amaraso azongera ameneka uko bwa karinga gumishana twatabiye tugatubwo ubwami bwa karinga bwose bwarishwe ibihumbi abari bihumbi చేరేవని వాడికి తెలుసు. దానికోసం వాడు నీ వైపు వస్తున్నాడు. arabizi neza ko ari ufite igitabo kano kanya ubari kuza guhiga వాడిని నేను ఆపుతాను. sinzira no mu bitabo akibona urero byasaba ubuzima bwanjye sinzira no mabigeraho iyo byasaba ubuzima. uyu hakuno afite black assault మీద నేను సంతకం పెట్టి wa munsi negereje kuzandika amateka uragize profeseri umurara hakuno afite confidence. harabari hariyo tuvariye దొరికితే షూట్ హిమ్ ఇన్ హిస్ ఫేస్. tusimubona tumurasema isura so yavuze ngo How to kill them? umwice uyarabumva ntashoka సార్ సంతరానికి హాయి చెప్పాం. tarata sobonye ukuntu ikora No. badukubise puderi mu maso tuburirwa irengero twari tugiye gupfa పట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. none muracyashaka kumufata ప్రొఫెషనలిజం కొద్ది అన్నం సార్. reka muteresa wenda ngo nyine nk'umunyamwuga ariko namushaka kumubona akiraho tubonye abantu bane bari kwerekeza kuri gari ya mwuka gari ya moshi ఇప్పుడేమంటావు అశోక్? arya avuga ngo iki yashoke ntaribi bereka hakuno కాదండి kuri gari ya moshi yerekeza ahitwa kamukiya కాఫీ umva ni ikawa ni icyayi పక్కా విస్కీ. ni inzoga ni whisky wesiba suka ibyo usuka సోది bashyiraho baraze batunga దేవుడు మన వైపే ఉన్నాడు అశోక్. uyu munsi imana yadusekeye iri ku ruhande rwacu imisino yarangiye iyo nkoni ikora ibitangaza muyifata mu mwaka మా ఓడి మీరు అనుకున్నాడు కాదు సార్. mwebwe ntabwo muri kunyumva neza wesiba tukumva iki kumvira ijeri మీరే శ్రీధర్ Eh. టేక్ దట్ బుక్. చెప్పేదాన్ని సార్. byatinze polisi arabatambikanye చాలా మంది చచ్చిపోయినా ఉన్నారు సార్. reka tujye muri kambumela hari ibigiye kuhabera bidasanzwe Ibi. turi abapolisi gupanika hakuno Don't panic. This is police. mwipanika iyi ni polisi Move inside, please. ఓపెన్ టాప్ సెటప్ కంఫర్టే కదా. ahangaha se atari igisenge so hezura ebe baje hakuno bafungirana atari igisenge kureba hakuno kureba inkoni సార్ bose సార్ ndumva ibintu bidasanzwe లెఫ్ట్ ఐ ufite igiciro ku jisho hano hejuru సార్ మీకు అర్థమవుతుంది సార్. we ntabwo uri kunyumva so yose njye narayumvishe గ్రంథం ఏడుందంటే kuba mufite kino gitabo ahangaha ఏంటవుతుంది. akavuyo kagiye kuvuka వాడి సంఖ్యలు తీయకపోతే nimutamwambura amapingu ntacabahagarika agiye kuba akavuyo kadasanzwe agiye kuza katasitorofe agiye kuza ibiza bidasanzwe yarimo aragenda ni umurara hakuno afite confidence abavugiriza profeseri aba yumiwe ఇలాంటి రాయితోనే profeseri we aya ni ya mabuye sha ఇప్పుడు నన్ను ya mabuye bajya bankubita kera nkiri umwana banteraga No, it's my none njye utahiwe nanjye batera amabuye umugabo ari muri ruhore rw'irindi rebe se gutya abantu bari hano abaje gusenga hari ibyo babonye babona ikirere kirasamye nk'ikigiye kubamira ikirere hakuno gihindura isura nabwiye ngo ibintu n'ibindi dusura musabibona zajya kuva mu mihanda kafashwe n'inyambi zigira ibanga sinabibabwiye ibyo bintu babonye hakuno igisura cya sekibi దేవుడి పేరు చెప్పి దత్తములు చేసి ubuzima bw'abantu 1000 లక్షల చవటల్ని నా ngiye kubutanga kugira ngo izina ry'Imana risusuguze umva amagambo angaha కాలపోతే bari abazinga bakoresha izina ry'Imana kugira ngo batuburire abantu బలిస్తా bagiye guhura na karaboti zanjye karaboti ni kagakomo twabonye hakuno abambaye udukomo bose hakuno arabapangikisha twabonye hakuno kambumela hose bambaye udukomo దేవుడు అవసరం లేదని నిరూపిస్తా ngiye kubereka ko Imana idahari ibintu byose byagenda neza babaho neza Imana ibaye idahari bereka ko Imana yabo ntacyo yabafasha mbese n'ubundi Imana ibaye idahari
ntacyahinduka అవన్నీ జరగాలంటే ibyo kugira ngo bibe నా అమృతం నా సొంతం అవ్వాలి birasaba ko igitabo cya cyenda cy'ubudapfa sibi cyanjye kumbi bano ko bagenda bakurikiwe haraka bakurikiwe సార్ వచ్చా సార్ umva barahageze mu buvana amapingu no kobwa kurasa biranga ha hey sume gusa baje ni benshi abaje ni benshi tuyabuze muretse wowe muretse afande arangije musa ndakubohoye ngaho dangaho turebe icyo bibamariye okay imbere ya polisi nashaki mama urebe to agiye ku basore hakuno n'ubundi uko byagenda kose mugiye gupfa gari ya moshi nta muntu yitwaye gari ya moshi iri kwiruka ku rwego rwo hejuru kandi nta muntu yitwaye biragenda bite kumbe hakuno weapon sound alufite weapon sound yo kurimbura yakubise urusaku isaro gari ya moshi iri kunyorokera turika Baby. Hakuna rwaje sinzi kugera ahangaha usanga njya babwira ngo mujye mwiga gukoresha utuntu twose niba ari ukoga umenye koga nugera mu maso uzivanayo niba ari ugutwara umenye ngo gutwara nzi gutwara n'ubwato mu bumenyerega munatembere mugiye mu bihugu byiramo gari ya moshi mumenye kuzitwara umunsi uzisanga uri mu kangaratete bisagenda biti hakuno gukurura ibiranga bagaciye అయిపోయింది సార్ కావాల్సిన ఎవరితో ఫోన్ చేసుకోండి సార్ mutangiye muhamagara abo mukibishoboye ati mutangiye muhamagare basona banyoko mu gikunda bigishobotse kandi kwa love swani where you can where you can mugiye mukibishoboye mutangiye muhamagara abo mukunda mwambasa abo mukunda muhamagare Mariya nyina bashambu Mariya mubyeyi baturaje kure Veda umusa Lord of the State yango ni icyubahiro mwana yango ni nyagasani ngo ni hakuno musora yifata ngo ni yonyine ahangara n'imbaraga za sekibi bana arangije afata ngo ni hakuno arayiye mu fresh araparamiro yaparamiro bana babibona arangije singi ngo ni hakuno mu butaka irabere feri gari ya moshi hakuno imirirukanka sinzi gari ya moshi hakuno imiriruka banange sinzi mosheri same kandi kugera imbere hakurya ikero cyarobotse sinzi vibe arabibona Pierre hakuno Pierre arabibona sinzi hakuno biranga sinzi yafashe gari ya moshi hakuno imirirukanka sinzi agatangira guhambaza mukunda utangira kwambaza Mariya bigishobotse sapura yivuga sinzi kugerano uyirayona ariko yani birani bisiri kubona mwana fata feri sinzi hakurikiro cyambamotse mwana fata feri ayikuba sinzi fata feri ayikuba banandigaruka inyuma hakuno feri sirakunda rimwe ritanga abiri hakuno DJ Viper n'ubwoba hebi Ibiyogo bya mayanzi umwana leta sakuno murarabibona koko nyuma na nyuma అమ్మతోడు ndaye kumana తెరా ఫైనల్ uyu munsi uye kuba umunsi wa nyuma ku isi niyo munsi wawe wa nyuma bombi bihurire umwe yita imana undi nushaka kuzagarika sesibi yabe Braka sodi hakuza
Milayi hakurya. Rebe. Ararebana. Oyagwa kuri Black Sword. Hey. Undaba kuri Milayi. Laka. Imwe ngo niyo kurimbura. Ukubita biranga. Nibikunda. The good. Yego niyo gukora icyiza. Iri mu biganza bya Sekibi ntabwo ikora. Ntabwo ikora. Nisa singo ni sumini. Sumini. Kanze. Wele gitsumini ukora. Rebe. Go. Mwani. Kumoto. Bretsai. Rebe. Sigabo gifite umukeni. Hakuna polisi watanye gukora akazi kabo. Abaturage musohoke muri gari ya moshi. Sigabo tsirano. Chimaro. Bundi busa. Bundi busa. Rebe. Arasibona. Sigabo. Nirwanyi nziza cyiyita Imana mu bisibuka hakuna umusore habuze rimwe ritanga abiri. Afande mwibutse mwana musa iki ntabwo ari igihe cyo kumfunga urakeka kuko ndaza kugucika twese turi gucika none uramfunze. Ni DJ Vibe bakudo ugamba utangiye muri bushya. Laka Black Sword. Black Sword. No. Move. Laba uno. Film. Pierre Mirango. Azayeteje urugamba. Rebe. Sigabo. Barasibaga. Mwana aragitamitse. Quase. Vamos. Ati. Na mwana. Sya. Arafoma. Hebi. Sinukubita chipse kina mubwira ngo nuzongere. Nuzongere akira kandi ndaguhambirisha fata n'utwawe. Hebi. Po. Usere baramuhambirije. Ari hejuru ku kiraro. Hasi ni mbari. Fata nitwo dukoni twetwa amafuti ibi nibyo bitaguhambiriza. Siga bakono cyitwa Imana. Cyita Imana. Pierre Mirango yarabirebye nk'umucama. Ndetse na Viper biryo gubsama yanje. Umucama wabo aracomotse kumbe. Mushuti ntabwo yatuma ibisabo bibareka. Ntabwo nabyemera kumbe kananga skarapu ibyuma bishaje arigarutse alakaveda uyu munsi yigarutse azanye na sympathy mama yaramubwiye ati wa mwana imbaraga zamu ntacyo zakora ku muntu ufite imbaraga zingana bizasira kigabo gishaka kwizira Imana bizasaba ko ushaka inshuti akantu kugira inshuti mu buzima n'akantu kubahwe Musa irideni kabisa irideni tarja ni foto hebi sigabo gifata inkota hakuno muzora charginga after Milayi kirangije kihamagara umwijima hebi kihamagara umwijima aba bashenaga cyagitabo baragitwara igitabo cyakenda barakibonye sigabo nkota hasi ubwo mbonye udutabo reka nikore utuntu twanjye rangije ahamagara bya bitabo byose izi mbaraga z'iki gitabo ziramutse zigeze ku bitano ntibikunda icyo kigabo kibonye se imbaraga z'ibitabo byose cyahinduka Imana mbese ngo ntacyagihangara. Ibi bitabo 9 biri mu biganza by'ikigabo isi yose yarimbuka. We gahunda afite no gukora isi itagira amategeko. Yasi izayifite itegeko rimwe ngo ufite imbaraga nyinshi agomba kuba umunyembaraga nyinshi. Apana kwizera Imana ngo Imana jetaya arakubita sinzi gusa nibikora. Hebi hakuno sigabo cyarakangutse. Hakuno kijya karungu udufiyari siramutambika sinzi mwana arafunga kwaza twambaye mwazahe umwana arafunga gusa kikaba cyujuje
sigabo hakuno ibitabo ni 9 sigabo dore tumanye dore foto rebe sigabo rebe sirya vigo dodo sira mutamika mama we usore kabarangari baramukubise usore baramuhaye sigabo kije kirenzeho Vibe arabibona na mugenzi we DJ Pierre mwirango barabibona hebe ibusana kana gakoresho ka Lojama Films usore baramukubisa amatwi arameneka usore baramukubisa amatwi arashanyagurika sigabo zirano ewan vimvura sigabo cyushushe rebe abantu bari cinyinya dice mogani iyi niyo merukundi niho biransira ibintu byose atiri nitangiriro ese ni iherezo atiri ni iherezo kini nitangiriro it is an ending and beginning kumba bari hano cyabarishi karungu cyahisemo karungu abamba dukoma hakuno musora ari hano sigabo kirenzeho kapare mahayagnyalo ni chegelige boke sayam ide mahabi ikizabasha kuba cyatabara aba bantu miliyoni basaba bagiye kwishwa n'ikintu kimwe natega paina wali na ma akariko gakumukambere kankanam mahabiri yakoresheje ari mu bwoko bwanje rebe kala buti heroes na akana kabisa imyaka 20 yelaga tachano nari bizi ko karaboti zongera gukoreshwa umunsi umwe iyi metode ni ikenewe yonyine ya metode yo gutanga ubuzima beso kugira ngo utabara abantu benshi ugahitamo wowe kwiyica ugagiye guhitamo kore ya consolation ya Mahamudra amedite nka Mahamudra wese mubisanzwe arebe ko byafasha gutabara abantu benshi bo gupfa ari inzira karengane mwari cyakoze na Cindy yaje yakura kuri kinzira sa mama we atangira kurimbura gakomo ebe mwana hakuno gusa ahanga birangira uhiye hakuno Viper umusa uri gushyamana mureke ibyakora rabizi ikureba hakuno isamo kwiyahura wanze gupfa nk'imbwa yagana kiramureba sore sigabo cyarebye umusore gitangira kwibuka umugore wahagaritse imbaraga z'udukomo Haribotra ebe umusore yisemo gushyira maharanamlo చావు ese aho umwana wanjye asaba ari hafi gupfa mu gihe cy'urugamba వాణ్ణి కాపాడేది ese ninde uzamurinda బ్రతకడానికి తానే త్యాగానికి సిద్ధపడినప్పుడు isi mu biganza bya Dharma ahisemo gupfira Dharma isi ubwayo izamutabara ati isi ubwayo izamutabara izamubera ingabo hakuno kwereke biraba yararabyije maze rakubita imvura itangira kugwa dore ngo uwari uri gusya imvura iramuzimya ariko dore ibiganza byabaye neza iby'igikono సైతం గెలిచిన అసురుడు ఎదురు నిలిచినప్పుడు అతన్ని అంతం చేయడానికి ఆ దైవమే ati igidayimoni zaba ryagerageje kwigira nk'Imana igahangana n'Imana Imana ubwo yisamanuka ఆయుధంగా yinjire mu ntwari igomba kurimbura iyo dayimoni ebe ibyo yibuka kwereka hakuno వాడు irasamuka ఎటువంటి ఆయుధమో తెలుసా ese wabusi iyo ntwari izagera ari yande ebe అది ధర్మస్థాపనకై bayita Tandavam చేతిని అలంకరించిన iyo ntwaro ni intwaro Tandavam y'irwanyi ya mbere yarindaga Nyagasani Lama
ndetse ngo iyo ndwanya yakoraga imana yabo. Indwanya ya mbere yarindaga imana yabo. Indwanya ya mbere ya Dalma yashakuno ati hari intwari izahagera, intwari zizere ubwayo ku ruhande. Kumbe yamirayo నేను తాకిన ఈ ఆయుధం iyi ntwaro nkozeho ధర్మం కోసం నిలబడేవాడి చేతిలో దివ్యాస్త్రమవుతుంది. izahinduka intwaro y'agatangaza namukigeza mu biganza by'umuntu uri gukorera imana Nyagasani. అది సాక్షాత్తు పురుషోత్తముడు రాముడు izaba ariko danda వాడిన కోదండం, umuheto ukanganye wabayeho, umuheto w'imana Rama. hakuno umusore afashe inkoni, ukoze ku nkoni hakuno itangira kwitaransforma. Filime imana ubwayo nirakara ikabona ko sekibi yagerageje kuzamuka ngo igire nkayo, izimanukira ikora utuntu twayo. Mwajya mbabwira byo gukora muri akazi imana zanyu, imana yanyu sori mugira imwe ariko ntawamenya. Elayi yaraje ihindukamo umuheto, umuheto ukanganye, umuheto waka, wa muheto udasanzwe. Abapagani DJ Pierre Milango ndetse na DJ Viper biryo gubisama yanjye barumiwe. Uyarewe na amagari ngota ure amagari ngota banje batakaga ko mu azirasya bana y'umwambi. Imana y'ubwayo zimanusira, satani igira nabi karakashe shaka kwitira isoni ry'Imana, imana izimanukira. ఇదే చరిత్ర, ఇదే ibintu byavuzwe mu mateka, ఇదే mbese iri ni igene rigomba kuza. Iba yisemilayi ati ni byavuzwe nk'amateka, ndetse ikindi ni igene rigomba kuza. Iba yisemilayi rangije agira fata inkota raka unavata umuheto urebe, arafora arekura ko yakarekuye urebe nka doraje urarimburwa kwa karimbo uyu nguyu. hakuno n'ibyo yapangaga byose byarangiritse, ndetse n'abari bazirutswe n'udukomo nabo barunze bahumeka kuko akabazima. bahumetse umwuka bazima kureba hejuru mu kirere, hari icyo babonyeyo. wa muheto uteye ubwoba, umuheto wayeho rimwe wabayeho ku ndwanya ya mbere, indwanya yarwanira imana, wabitaga kunda da. bana barawubonye babona ko batabawe. ndashaka filime yanyu nayo nukugense abaje mwakoze gusa cyane murabeho echawo chawo dore mukandi niyaza igice yaga tuzagikora ikitanasa musiyangana tejasa cyane umukini w'imena mwibutse mukitwe manchuma manoji mwibuke daga patiba bumuse akarimo abana bakabonisemo tejasa cyane mwibuke mukiswe Jay Hanumani niyaza kabi tuzayikora iyari rimwe gusa ngo uhitega imana yararimbutse ndetse ibi byose birimbutse cyari kumagarika ari milayi filime yacu bayise milayi ndetse ngo ni intwaro yakoreshejwe n'indwanya ya mbere yarindaga imana. Urebe filime ntabwo iraranzira muretse filime ntabwo iraranzira filime ntabwo iraranzira ayanyu aracyari muriga. Urebe మిరాయి సాయంతో దైవ bifashije milayi గ్రంథాలు వాటి స్థానాలకు చేరుకున్నాయి. zabitabo isenda byabasha guharuka mu maboko y'ababirindaga. ఈ రహస్యం గురించి రాముడు isindu kintu cyagaragaye cy'ingenzi kirimo అగస్త్యుల మీద hari undi mugabo nanone waje అధికారం washakaga guhora వ్యక్తికి తెలుసు. akibura kuri agashya ndetse n'imana Rama
ఒక కొత్త ఆరంభానికి twari tuzi ko birangiye తీసింది. ibyo twari tuzi ngo birarangiye byongeye gutangira bundi bushya yewe ibyo bafataga nkaho chapitre yifunze hafungutse indi chapitre nshya bari bazi ngo birarangiye మెటల్ తయారు చేస్తానని షెడ్ nagukodesheje inzu uvuga ko uzayikoreramo ibyuma bino ni ibisi wajana ఇంత బంగారం ఎలా తయారు చేస్తున్నావురా ese muri zino zahabu zose wazivanye he ziriya ni iyo zahabu వారం రోజుల్లో 1 టన్ను బంగారం ఎలా వచ్చిందిరా ni gute waba ufite zahabu itoni ఎలా mu cyumweru kimwe ఇలా dore uburyo mbikora sinaca yambunda na nyirayo byose rebe bahinduka zahabu గోల్డ్ మెట్లే కదా చెప్పలేదు అడిగి erega zahabu nayo ni icyuma si wamubwiye murese bano bataragenda barabakwamisha muraceka murajyayo nabo bahinduka ibibumbe అంటే iri ni iherezo ry'urupfu మాత్రమే ఉండే nta utacika urupfu kwereka ako kanya hari inuma yasaga inuma yakaje hakuno మిరాయి milayi hari ibyo inuma yasanye inuma baranayishe umunsi we ko bajya bavuga ngo intumwa niyicwa biriya byagenze bite చావుని గెలిచిన వాడిని చంపిందంటే అది నా దగ్గర ఉండాలి ati ikintu gihangana cyangwa kibasha kuba cyatesha cyarimbura umuntu wigize nk'aho ari imana uhangana n'imana uhangana n'urupfu icyo kibi cyanjye hakuno aba nabo baratwitse haruje యుగంలో జరగని జస్టిస్ ati isi nzayihereza ubutabera muri iyi myaka ndimo ubutabera isi itabonye izabuhereza isi muri ino myaka boom umugabo ushaka kuno ashaka gutanga ubutabera ku isi ngo hari ubutabera butabonetse mu gihe cyashize ahise milayi cetla iko filime yacu yitwaga gusa niba azaza kabiri sinzi byanga byakunda azaza kabiri niza naho tuzayirebana ubutabera butatanzwe mu gihe cyashize agiye kubutanga muri iyi myaka ndetse ngo nuje ashaka kwihorera ayihorera kuri nyagasani lama ndetse no kuri agashya ciao ciao ndabakunda cyane imana ibandebere icyoroshye ciao kola subscribe kuri I&S comedy muzamubona hano ugiye atandukanye urugero Ariel Tuyisabe na Samsoni niho bantu muzajya mugenda mubana umunsi ku munsi uko bwije ndetse n'uko bukeye ubwo iyi ni presentation ntoya ibindi birenze aho ngaho bazaza imbere yanyu babasobanurira ibyo bazajya bagenda bakora bigiye bitandukanye kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza namwe mukomeze kubana nabo muryoherwa na komedi zitandukanye cyangwa ibiganiro bigiye bitandukanye kuri I&S comedy subscribe ubusobanuro bwayo buri kuri description yani byiza ni by'igikundiro kandi by'ingenzi I&S comedy ikeneye ko muyikurikirana subscribe like share ndetse na comment ikagera ku bantu benshi cyane kugira ngo mukomeze kubana nabo umunsi ku munsi kubwije ndetse n'uko bukeye bazajya babagezaho komedi zigiye zitandukanye ibiganiro ndetse n'ubuhamya bw'abantu n'ibintu byinshi cyane bo bazaza imbere yanyu babibwirire yego muri umwanya rero mubafashe mashyigikire ndabizi neza yuko mutazabura kubona byinshi kandi bashimisha mwitabire kandi mubikore neza murakoze bye